yaguye ndimo ahubwo n'Imana yandinze narimo uyu nguyu yageze havuze induru avugije induru ndambwira nti turumbuka usohoke hasohotse ubwabo ramwicara ongera aragaruka ihaza ikintu kikiyaga kiraza ubwo ngiye kumva nkajya numva ni nk'umuntu uri gufata ibibata ari kubikapfa ubwo ngiye kubona mbona bise byibenura yarimo amashanyarazi byose byashwanya Imana zanjye umuriro wari washizemo twari gushyira mu ndi ni mugoroba ikirangarira kabisa ko hameze hose byabaye nuko byabaye nyine nasabaga kugira ngo babivanemo mbone inzira ariko wowe imvura nta kintu yagusenyeye twari turi mu nzu turirukanga nsanga rino batirira imbere y'umuryango ayandi bayatoye pfira mu kigunda abantu bayanzaniye nta kuba uburi se naniwe gute niriwe neza nabo ngo neza se ntureba hejuru hose nyimbugu cyashyizeyo umatarisha hariya ubu nayanuye nayishyize hariya nyine ndazanyane iyo upfa kwishyira ku zuba ndayanika Nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana umunsi ku munsi muherereye ku isi mukurikirana Big Town nitwa Patrick tubana mu nkuru zigiye zitandukanye muri ibi bihe rero turimo navuga by'imvura itoroshye by'ibiza bitoroshye ni imvura irimo kusa naho izana imbaraga nyinshi niyo mpamvu dusabwa kwitwararika kugira ngo tujye twirinda aho bishoboka umunsi twaje kuba dutembera hari ahantu hamwe namwe imvura yagiye isenya imihanda isenya inzu intoki zirangirika n'ibindi bintu bitandukanye niyo mpamvu nka Big Town TV tugomba kuhabagerera tukabakusanyiriza inkuru ikurikira nk'uko muri hepfo hano umuhanda waho wasibye ntabwo urimo kugaragara birasaba guca mu kayira ka ruguru bitewe n'uko imiyenzi yaguye igwisha cyangwa se ifunga uwo muhanda amasaka yagiye yangiritse hamwe na hamwe yagiye atandukanye rero hari inzu zimwe na zimwe zasenyutse n'abazirimo bakaba bavuga ko ngubu kubona kwikinga ari ikibazo mu gihe n'ubundi iyo mvura ikomeje turaje tuhagere tubaganirize tumenye se byifashe gute nyuma yuko iyo mvura igize ibyabo yangiritse ubu barimo kubahe barimo kurara hehe kugira ngo tubashe kubakurikiranira story yose uko imeze kuri Big Town TV our town azumenye uko ibintu byifashe hano ko amasaka hano imvura yarangije kabisa insina zaguye navuga ko ni ibintu bitoroshye cyane muri ibi bihe umuntu yavuga by'ibiza meze neza muraho witwa ngiki Nitwa Nyiramakuba Jacqueline witwa ngiki nitwa Mukasha Kurive hano hantu ni nko mu oya twarahetse turacumbitse arahetse okay reko umuntu akomezemo hano imbere turebe ko tuza kubasha kubona nyine inzu yasambutse nk'uko mubona hejuru inzu yasambutse kabisa ukibaza ngo abantu nyuma yuko iyo mvura ibasenyeye barimo kuba hehe amasaka urabona nayo sinzi neza niba aya masaka bazira neza nk'uko yakeze cyangwa se nk'uko biteganywa niyo mpamvu rero tugomba kuhagira hari umumama tuhasanze amakuru yawe makuru neza muraho neza mucece uraho muri amahoro mwe murategura icyo kurya turi gushaka icyo kurya inzu yawe yasambutse nyine ubu twaraye mu kirangarizwa nyine imbeho itwica nuko ibintu byose byatose mubizi byuzuye mu nzu none se imvura yaguye murimo yaguye ndimo ahubwo n'Imana yandinze narimo uyu nguyu yageze havuze induru avugije induru ndambwira nti turumbuka usohoke hasohotse ubwabo ramwicara ongera aragaruka agarutse ndambwira nti ubwo se none ugarutse gukora iki uje gupfira je nari nasigayemo ubwo nari ndimo nkurura bya matora turyamaho ubwo nibwo uyu nguyu nambwira ntipfumura imiyenzi ujye kuri ruriya rugo ugende wugame umwana aragenda arapfumura rero nge nyisigaramo ubwo sigara nkungwana n'ibintu byari mu mazi ubwo rero ngize Imana mbona biratuje nyine hano ni wawe ni iwanjye imvura se yatangiye kugwa gute yarimo umuyaga umva yaratangiye ihaza ikintu kikiyaga kiraza ubwo ngiye kumva nkajya numva ni nk'umuntu uri gufata ibibata ari
kubikapfa ubwo ngiye kubona mbona bise byibenura ubwo nibwo nahise mpagarara buri cyo mfata nicyo nareka ngiye kubona mbona imvura ihisigwa cyane iragwa ubwo nanjye noneho ntitangarura kenge ndavuga ntireka nkuri ibintu mu nzira ubwo nibwo natangiye nkuramo ibyo turyamaho bimwe biratota twaraye mu bintu bitose nyine nuko ubwo rero ngize Imana mbona imvura irahise nkiriho ariko ngo urimo wimura ibintu yari ikinyagira nari natose cyane nari natose n'ibintu bimwe bigenda bijojoba amazi bimwe tora ikindi nkibagirwa nkagenda nkongera nkibuka ko hari ikindi ku buryo rwose hari na telefone y'umwana yari yahasize nasanze yanyagiwe nuko ndagenda ndongera ndayikuramo nuko ubwo ngubwo ngize Imana mbona nyine cyagwiriye inyuma ubwo ngubwo uru rurangarizwa hasigara akumba kari hariya niko najyanaga mutuntu mbese kuki mutagiye gucumbika ku baturanyi mutekereza ko imvura ishobora kugaruka ikaba yakubangiriza ibindi navugaga ati nisubira kugwa nijoro turahita tugenda ducumbike navugaga n'ubundi n'abantu bambwiraga ati wowe ugume wumve niwumve yongeye kugwa muhite mugenda mucumbike ubwo rero nyine imvura yahise ndaguma nyine tujya no kureba ba mudugudu ubwo rero nibwo nongeye ndagaruka nyine dushakisha ukuntu twareba aho turyama nyine watwereka abantu ibyasambutse byaguye ibyasambutse mubanze murebere hano turebe ibyasambutse bimeze gute uri hano ni reba uko cyabaye cyashyukiyemo hagati uko cyabaye yari irimo n'amashanyarazi yarimo amashanyarazi byose byashwanya Imana zanjye umuriro wari washizemo twari gushyiramo undi nimugoroba ariko byahise bishwanyagurika na bya polisi bijobokamo biratakara hasi imbere hameze gute se naho nimuze ndahabereka nta kibazo n'umuriro wari ugiye kubatwika nta wari urimo n'izo Mana twagize umva baravuga bati ahubwo y'umuriro Imana twagize nuko umuriro wari wabuze umuriro wari wagiye kuko amafaranga yari ano masaka y'ubu ngubu abakeze neza cyangwa nayo biba byanze ubu ngubu ubu nyine byanze nta kundi rero siko hameze ikirangarira kabisa uko hameze hose byabaye nuko byabaye nyine kandi iyi nzu nari nishakashatseho udufaranga ngira Imana ndatubona nabwo cyari n'ubu ahubwo iyi imvura igwa batarayikoze uko mba nayiguyemo kuko n'ubundi cyari yashije ubwo rero narebye ukuntu nashakashaka udufaranga ngize Imana ndatubona bayinzamurira uko none reba nta n'iminsi yari ishize none reba bihise bimera uko nta n'ukuntu umeze nta kigenda n'ubushobozi kurya byo byoroshye biroroha se hari ikintu dufite ko nta dushyimba umuntu yejeje ko ari ukurya utuntu umuntu ahashye kurya umuntu ahashye ari akumati nuko ukagura ari utwo dushyimbo nuko utugura bimeze nabi rwose hano ubu hari huzuye amazi yo nafashe ibase nkajya ndaha hose hari huzuye wadahaga unyagirwa biri kunyagira navugaga nabonaga hari bwuzure igahita ishwanyuye yende bigatemba ariko ndavuga ati reka nemere mbidahe nta kintu ndi bube ko nabidashye nyine iyi niyo prise yanjye si iyi yonyine de naha mu cyumba naha ngaha dore singibi byajoborotsemo singibi byose byajoborotsemo ubuyobozi bwahageze nta muyobozi uretse mudugudu yanyuze aha ngaha yigendera hariya nyine ubwo arambwira ngo barabivuga ntabwo tubizi nozeri yubatswe ariko nyine urabona ko nayisubirishijemo vuba nabwo yari igiye kugwa ubwo rero ahubwo iyo nagize Imana iyo biba ariyo yari ikiriho mba naguyemo mba napfuye kuko cyari kunyihondaho cyose gushima Imana ko wenda yagusigiye ubuzima hano haba wenyine se hari akana tubana kagiye gukora ntabwo biba byoroshye ariko ni ukwihangana nta kundi imvura muri ibi bihe ni nyinshi cyane niyo mpamvu abantu basabwa no kwitwararika ariko ntekereza ko imvura n'ibiguye gutyo
uba ugomba gusohoka kuko ushobora kuguma gusa n'inzira ikuguyeho ahubwo ni Imana yandinze kandi uwo mutima sinanawugize ahubwo noherezaga uyu ngo genda ngewe kubera nagira ngo ndebe ko narwana n'ibintu turi buryameho ubwo nkagira nyine ngumamo najya ku muryango nkongera nkagaruka mu nzu none inzu irimo n'amashanyarazi ubwo rero byahise bigoboka umukecuru nawe utuye hano hafi wari ko nta kintu imvura yakwangirije wowe ntacyo jewe turaturanye ariko ntacyo uyu muturanyi si umuntu muramufasha iki kuri yagize ibibazo turamufasha iki gihe ni kibi ni ukuri ntabwo byoroshye aya masaka si yaba akeze neza ari amasaka zera iyo nta kibazo ariya ameze kuri ya zera keretse nk'ayakiri matoya cyane niko tutaramenya gahunda yazo umubyeyi rero reka tuba turangeze kugira ngo turebe ukuntu ibintu byifashe ubwo se n'icyo usaba abantu cyangwa n'ubuyobozi muri rusange ngewe ubuyobozi ndabusaba rwose kunsayidira bakamfasha nta bufasha afite umva nta tubati nta dufaranga nk'umukozi sinabona icyo muha umva ubu mbega twari dusigaye ngo wiberaho uri umuhinzi ubu ngewe ndi umuhinzi ubwo rero ubu ngubu abantu b'abahinzi nta kintu dusigaranye nta kintu ujya hehe mu nzu yanjye ntubona uko hameze uretse kurya uhaje hari icyo wahasanga wapi rwose udufaranga se wayikoresheje twari wadukuye udufaranga nayikoresheje ni umugiraneza wari watumpaye ni umugiraneza yabonye igiye kungwaho aratumfashisha ati ngaho uzayikoresha iyi nzu cyari cyasataguritse ubu kiba cyaranashwanyutse uwo mugiraneza rero amutwo dufaranga bayinsubiriramo gutyo niwe wabizaniye ntabwo ari ngewe niwe yabizaniye abantu rero baba badukurikirana rero murafite umutima wo gufasha kugira akagufasha ntabwo biba byoroshye urumva urimo guti n'icyo kurya ni ikibazo kubona yasana inzu none se n'icyo kurya ni ikibazo kandi aya mabati ku bigaragara yangiritse ku buryo atanasubiraho ntabwo yasubiraho yikunjakunje kandi reba nanjye si nta kuntu umeze reba n'uyu mfite ubu ni umurwayi yuzuye umuntu muzima ubwo rero uretse nk'abagira neza banyifashiriza gusa nta kindi turakoze kutuganiriza mukomeze kwihangana nta kundi nyine ni ukwihangana ufite telefone se ubu ndayifite mpereza iyo telefone iri aho nimero yawe ni iyihe reka ntabwo njyewe mbisobanukiwe yimpereze dore ntabwo byoroshye ariko gutaha imvura nigwa uva mu nzu ukagenda kugira ngo bitakugwaho ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga kecuru nimero ni 0780 0780 urumva nimero y'abantu tatu yababwira ibaruyeho nde Niyongira Domitira abantu ubwo bayumvishe wenda hari igihe umuntu ashobora kubona icyo yagufasha n'ubwo yaguha n'igihumbi burya ntabwo kibura icyo kimara ntabwo kibura icyo kimara ariko no kwihangana nyine ukajya witwararika ibihe by'imvura ntabwo byoroshye bizana n'imiyaga ntabwo ubu nyine nahise ngira ubwoba nijoro naryamye nkumva mfite ubwoba bw'uko biri bwongere kikanyihondaho naraye mfite ubwoba ntasinziriye si wowe wangaga kuvamo se ndababara cyane ni ukwihangana mituweli si yo mama uyifite ubu mituweli turayifite ndayifite kuko uyu aho atungwa n'ibinini atungwa no kunywa imiti murakoze rero reka tube tugiye murakoze namwe mukomeze kwihangana namwe murakoze ntabwo ubuzima buba bworoshye mwa bantu mwe uyu musaza ati imvura yansenyeye yamfungiye n'inzira kubona aho kunyura n'ibibazo bikomeye cyane muze iyi mvura ngo yagufungiye inzira bino biyenze nibyo wacaga hano ujya iwawe dore inzira ijya iwanjye nini none imvura y'imiyenzi yayigushira hafunga urimo guca ujya iwawe dore akayira bacenga kariya ubu se ubasha gucamo hari ahantu none se ndabigenza nyiramo turebe
Aki imvura yari ifite imbaraga. Hano ibiyenzi yarimbuye. Umusaza ntabwo bimworoheye. Hano hantu kwacu uri umusaza biragoye. Umuryango injiri ya hepfo. Wowe okay. Hano hepfo ariko naho harafuna aho imvura yafunze naho. Biragarukira hano. Imvura yarimbuye imiyenzi. Uze ni uguca mu murima. Ubu ni uguca mu murima nyine. Ese ko inzira yabuze byagendamo. Umusaza muze gira hino. Nuwa ngo wowe wacaga hano wowe. Mbwira mutekano. Mutekano ngo nimba ari imbitema na nyiri biti. Wowe na nyiri biti ngo ari mu ishakira inzira. Ni kwambwiye. Asubiza imbaraga zawe zakwimura kino giti muze. Ugera mu rugo ureba ibyo natemye mu rugo iwanjye. Byananiye nabyo ndabyihorera. Biri mu rugo nyiri. Uri wango akayira kacagamo hano gutya. Kacamo hano nyine. Mo hano hagati ahubwo. Kare twarashya. Imvura imeze nabi. None wasabaga iki? Nasabaga kugira ngo babivanemo mbone inzira. Ariko wowe imvura nta kintu yagusenyeye. Oya. Uretse inzira yagufungiye igera iwawe. Uretse inzira yafunzwe n'ibyaguye hejuru y'igikoni ariko byo nzingiye ngo bintemera biveyo. Nzo cyagushimiye rero ubwo wenda ubuyobozi buraza kugufasha. Nimba ukunda nimba udakunda bizahama aho nzajya nshaha abandi baciye. Oya baragufasha ubuyobozi bwacu burundu. Muzera koze kutuganiriza rero kandi ukomeze kwihanganira byose inzira yawe nese wumva wacaye ko nta handi hantu hari inzira kandi nta mbaraga zo kwimura bino bintu ufite. Ubwo nibashobora bazabikora nibatabikora nzajya nshaho. Nitwa Gahanda ari Faranswa. Okay. Ufite imyaka ingahe muze? Menyegera muri 75. Okay. Shobora koze? Imvura rero yaguye inahayo abana. Insina urabona ko insina zaguye. Imvura yari nyinshi cyane amasaka yose nakubwira. Imihanda yose yafunze natwe rwose twakoreye impanuka turimo tuhaza. Kameramani rwose bari muri njari ameze nabi cyane. Umusengera aze kubasha gukira kuko nawe ntago bimeze neza cyane. Hano rero mu mama iyi nindi nzu nayo yagurutse. Amabati kubigaragara yihiniye inyuma. Ariko itaza kubiziritse kubigaragara ahubwo ni biriya biti byari kuguruka. Siko byari kugenda mu bye. Biba byagiye nyine. Bimbere hameze gute se ubu ngubu? Fikire hano se. Oya nta kibazo uvuga ndagufashe. Imvura yaguye mu masangahe wari urimo? Iyi nari impari. Iyi nari impari yaguye mu masaa 8 n'igice bisanga saa 9 z'amanywa. Izamanywa ni mugoroba. Yego. Nibwo imvura yaguye ituruka iriya tubonera bibaranduye. Muri mimbere. Twari turi mu nzu turirukanga. Muhita musohokamo umuriro? Twaciye mu muryango wo hirya. Ariko naho hari ibibati byaguye. Bigira hasi? Byaguye biranagana byari biri ku biti. Twageze tukatwereka. Izi nsina zaguye nta bitoki biriho? Oya nta bitoki biriho. Nahaguye imvura nyinshi cyane. Ariko nta mahirwe ko wenda nta n'uwo yatwariye ubuzima. Insina zaguye ari nyinshi pe. Mama ukutanye n'ibati? Nsanga rino batirira imbere y'umuryango. Ayandi bayatoye pfira mu kigunda abantu bayanzaniye yagurutse yavuye hano kuri urukuta. Ariko harimo n'umuyaga mwinshi kuko umuyaga mwinshi. Imvura yaguye nyuma umuyaga niwe wadusenyeye. Mwasohotse mu nzu mwirukanka muhura n'iribati. Bimaze kwiberandura duhita twirukanka duhura n'iribati. Bese mwarayemo nimwagize ubwoba ngo muvuge muti oya ntago twarayemo. Ntago twarayemo koko ibi byose byashize ntago wararamo. Mimbere twagize mukatwereka. Ntago wararamo mama. Muze mbere. Aha wajya kwaje. Reba ibyumba byasenyutse. Reba hariya ibati ryagize. Yavunitse. Naka kantu kasigaye. Reba hano gusa wajya kurya. Wabwo kubigaragara nuko hano naho hari haretse. Hari haretse ibizima. Hari haretse ibiziba byinshi cyane umuntu atabona ahantu haca. Nta nkuba zabanje gukubita se?
inkuba oya ni umuyaga Ni umuyaga gusa ni umuyaga waturutse hariya mu imashi ibintu mwabyimuye se ryari ibintu twabitoye imaze guhita imaze kugenza amaguru makeya nibwo twaje turatora ibintu byari biri hano mu nzu turabihungisha tujya gucumbika hirya mu nzu ihari murayibona ya koperative idakinze imaze guhita rero ubwo turaza turatoragura imisambi utuntu tw'udukoresho tutujyanisha uriya warapfuye nta kibazo ubana n'abantu bangana iki mbana n'imiryango 6 imiryango 6 ubu ni ukuvuga iki imiryango 6 ni abana banjye ariko umufasha wanjye yaritahiye yarapfuye ubushobozi se bwo wabuboneka buguza gushyiraho ibatiro bishobora ntabyo nashobora ubusuraza kongera kurara he ntabyo nashobora iyi nzu nayubatse ubutaka nari mfite nanagurishije ku ngoti kubera ko nta bundi bufasha nari mfite iriya yari imaze kugwa ndangije rero ubwo ndagenda ndawugurisha ndazanubaka iyi ngiyi nta bundi bufasha mfite nta gahene ngira nta gakoko ngira nta kintu ngira hano mu rugo ntese ubwo mvuge ngo nzabona ubundi bushobozi nta bundi bushobozi uburongero ujya kurara kuri iyo koperative se ndajya gucumbika icyo kurya nacyo nta kintu dufite buse ko izuba ryavuye hari ikintu dufite mu Bugesera izuba rimeze nabi izuba ryaravuye imvura ntabwo yaheruka ntitwatera imvura yaguye imyaka yarumye twarateye imyaka iruma nta kintu dufite nahari kuva igitoki insina zaguye nta n'ikirimo ubuzima ko nva butoroshye imvura yaguye byaramaze kurangira iyo koperative se ntizagereka kwinuba kujya uhora ujya kurarayo none se bazancumbikira nk'abaturanyi none se n'igihe nabyihaye ariko uyu muyaga nyine usobanura n'ukuntu bameze irasimbuka inzu imwe igasenya undi none se ntabwo murebye hano hepfo hano ruguru ntabwo muhabonye niko byagenze no ruguru yaho yari amazu hari undi mukecuru n'umukecuru kukuriwe ruguru hano nawe inzu yasenyutse nawe inzu yasenyutse nawe byagenze gutya hasigaye aka gapande urumva inzu isenyutse gutya ntabwo watinyuka kuraramo ko wavuga uti imvura yongeye ikagwa ntabwo wararamo ngize imana ikaba yankuyemo n'abana n'utwuzukuru twanjye ngahunga nkirukanka imana yankijije ntabwo mwahunze mu mvura twahunze mu mvura nyine kubera ko nyine umuyaga waje utangira guterura hano duhagaze aha utangira guterura utangiye guterura tubona inzu igiye gusakambuka uwo mwana uri ku muryango aratangira arasenga ati imana ati inziragiye noneho iteruye bwa kabiri nibwo yahise iminura hariya ariko yamenuye twamaze kujya hara muri kiriya cyumba ndababwira ngo nimuze dusohoke hanze tugende ariko na haruguru ntabwo tuhajya iriya nzu nayo twayivuyemo nayo imeze nabi tuhita tugenda tujya mu murangara harahirya two twasigaye kandi nta ntiwatinyuka kujyamo ngo uryame ubu se n'icyo usaba ubuyobozi bwaje kukugeraho ubona aho ko hasenyutse byagenze gute ubuyobozi twabusanze turababwira bari biriwe mu nama ku murenge imvura yahise nimugoroba dusanga bavuye mu nama ku murenge twashoboye kubabwira n'abaturage nabo baradutabariza barabivuga niba rero abayobozi hari ikintu badushyire ku buvugizi ntabwo tubizi ariko twabagejejeho amakuru ariko yanabibonye ikihutirwa ukeneye ni iki ubu ubufasha bw'ibanze ukeneye ubufasha bw'ibanze nkeneye ni uko bamuha utubati itarongera kuza ngo isenye kino gikanka ni uko bamuha utubati ufite telefone yawe se ntayo mfite nta telefone ugira nta telefone mfite ariko umwana ndumva ayifite ntabwo byoroshye ariko ni ukwihangana niba kuba ukiri muzima ntekereza ko nicyo cy'ingenzi cyane kurusha ibintu byagiye hano hose ni ahawe ahangaha hariya ni muri koperative duturanye isambu yanjye urabona ahantu igarukira kuri iki gipangu hariya rero ntabwo hakinze n'inzu bubashye vuba iki nacyo twakirebye kukijyamo kiratugwa hejuru kandi twaragisize twirukanka tujya hariya ibintu rero imvura yamaze gutonyoroka tuza kubijyana kubona akenda ko kwambara nuko twari dufite mari dusanga amazi agera hepfo ariko ntabwo yageze hejuru ku mupfundikizo niko twarokotse ni ukwihangana wenda twizeye ko ubuyobozi buri buze kubageraho bukaba bwagira ubufasha bubaha bugira ubufasha rwose bamutubati dore yanjye yashanyaguritse yarangiye wari wariyubakiye inzu nige nari nayubakiye ntanze ubutaka bwanjye akantu nari mfite ndagatanga
nsigarana nako ko hepfo nagakurikiyeho akandi ndakagurisha kubera ko nabonaga isenyukiyeho ntakigira imbaraga zo kugira. Umusaza wanjye nawe yararwaye yapfuye mu kwa gatandatu tariki 19 nibwo twamushyinguye. Urumva ubwo rero nari nakoresheje ubufasha bwanjye, none nta handi hantu nakura, nta hene ngira, nta kintu ngira, ndi umuhinzi. Najyaga ngira nagira Imana nabona aho bahinze nkajya guca inshuro nkaza ngaha abana banjye, nta kindi kintu dufite rwose. Ni ukwihangana mubyeyi, umaze gukomera, ariko tujye twibuka ko wa mugani wawe niba n'imvura iguye dusohoke umuntu akiza amagara ye. Oya nawe uzongera kugama mu nzu buriya nabibonye. Cyo murakoze kutuganiriza. Mwiriwe neza? Mwiriwe mute? Naho nta kuba uburuse niriwe gute, niriwe neza ubu nabonye neza. Imvura yagusenyeye? Nabi ahubwo biva kwasi ahubwo. Imvura yaguye irimo se? Nari mpari hano ho nanagiye ndi hano. Uba wenyine? Nige mpaba. Imvura yaguye urimo imbere? Gusa ntiyakunyagiye, wari kubona imbaraga zihunga? Ahubwo se raho hose nta nubwo nabacaga n'ubuvuka. Ubu se waraye he? Narayemo ndishaka kuko Yesu ubwo niwandari twararanye na Yesu. Cyakora ihene suze umwana arayitwara wahirya niho yaraye. Ino bayizitiye ku manywa aho ngaho barayintwara. Inzu yasambutse, ariko kubigaragara ngira ngo ni igice cy'imbere cyasambutse. Cyose cyahambutse. No mu gikari wakwinjiye umunsi ukareba. Amabati nyine yagiye yikunjira inyuma. Ese mukecuru ubu ntabwo wagize ubwoba kuki warayemo kandi ubona inzu yagorotse? Nta bwoba, Yesu bari muri Yesu kuko Yesu gifite n'aganda ahurira nta nubwo nayivuga ngo mbirondore. Uri kumwe na Yesu? Na Yesu. Ibi byose si ureba. Ingaka n'inzu ari aha ngaha bibana. Ubona ko ibijya hose bigwa aha ngaha ntureba. Bigwa noho natoya bigwa byakugwagaho. Ntureba bigwa aha ngaha. Dore aho yararaga nawe. Nararaga hariya Muri cyumba. Cyasambutse dore cyose. Umukecuru yararagamo hano? Yararagamo hano dore hejuru hose hasi. Gwibanye se ko udafunguka? Yakinze hakingero ngure barebe no muri iki cyumba. Iyi mvura yarembe pe. Ariko umukecuru matara wiriwe bwana yari ibizi gutatu gutinana yani. Gutinyuka ukararamo hano hantu imvura yahashe. Yesu nyine ni igite gikomeye. Ni Yesu. Yesu ni igite gikomeye kuko niwe mpanga amaso. Urasenga? Ndasenga ni ubundi usengera hehe? mu barokore babati aha haruguru kwabagahe. Mbese kuki utagiye kurara mu baturanyi nibura uvuga iti ibintu bitangwa? Beye nayo ngiyo batwaye byo bagiye kugira yabanye n'amasafuriya bayamutwara kandi bwari bwije. Ntureba hejuru hose nyine ubwo byasizeyo. Umatarisha hariya unayanuye nayishyize hariya nyine ndazanyane. Iyo upfa kwishyira ku zuba ryawe ndayanika. Ariko umukecuru ariko wasohotse ukajya kuraba mu baturanyi. Yesu ubu niyo nahagara gutya nkegama gusa. Ushaka kwaninda ubu ibitangaza nkoreye mama ambyara kugeza mvuye kane nzuka nongera nkuburuka. Upfuye kanuzuka? Nzuke Yesu gose. Byagenda gute? Nkapfa ndikarangira nongera Yesu akonya abonga bakiristo bose mu baporo bapanikote abatera kwa gatatu baba mu Gatolika. Imana twese nimwe dukorera kandi amasengesho nzayitera azambura. Ubwo nkiringira ayo masengesho wale wese kuko mwana dukorera n'umwe. Upfuye kanuzuka? Nzuka rwose. Ufite imyaka ingahe? Nana ishobora yarenga 80. Harenga bafite nuko abana ba mbere bapfuye ariko abo hagati bafite ubuzukuruza abo hagati. Ubone cyo kurya byoroshye? Yesa nakibona ntakibona hari igihe mari misi n'amazi basinyabone nkemera nkaryama
nkumva Yesu arankomeje kuko Yesu aranterura niwe shoferi wanjye akanjyana akongera akangarura akaneka akantu nkora ni ukankoresha iyo agize atagire nta tunimarira nuko no gucana sinitekera sinvuga akanya ako kakaraherwa ubwo nkabaho Yesu nkabari mpanga amaso kuko niwe mwami wanjye nizeye buri gihe amanywa n'igitondo niyo numva narimye nko kwa nyumbansi nkutitira inzu umva gatenza ngoma mbabarira ibyaha byose nakoze bite wakira ruho yanjye bimbabarire ruho yanjye bitiyakira ubwo mba numva ngeze kure wumva ugiye mu ijuru ubwo mba ngaramye nk'umwana Imana icyo ngo Mana uhaye n'icyubahiro byo wankoreye ni byinshi ntabwo ndapambikira byari byuzeho ibyondo ibitaka ikibura nuko ntayishyira hanze usa n'icyo usaba abantu cyangwa se na leta ko ari bose bangira icyo Imana bakoresha nabo nicyo bakora aho se umwana w'umuntu aricyo nakwishoboza nta na kimwe nubwo uretse ko nshaje ntacyo nkimarira nta na kimwe naramara iyo mvuze akanya kuka karaherwa iyo ngiye kwaza kuka karaherwa muzeke katuba tukuretse ahubwo tukomeza kumarira kuka niko kantu ngo mbugihije ubundi abajyangwa kuka kanshiremo ishaka kwinezererwa naba ndwaye naba ntarwaye naba nshonje nkumva nahora nezerewe gusa ntagira mbwira nabi nabona icyo ntakibona Imana imakwihangana ukumva biraguhagije numva byonyine hari igihe njya kuryama cyangwa nkarikata isukari gutya kunywa amazi ubundi nkagenda nkaryama kugeza aho nabwo burakeye ubwo butemva ngo Mana shima Imana ngo haye icyubahiro mukecuru urakoze kutuganiriza Yesu akomeza kugirira neza Yesu rwose nta na kimwe nzamushinda nta na kimwe hari n'igihe bagiye kunsengera numva rwose naje mbuna izosi buraka ngenda mbuna Yesu aryamyeho yose ikayintura ikayicara ku muryango haza nizibukira Yesu n'ituma rero muri gihe mukecuru urakoze cyane kutuganiriza mukecuru arakoze kutuganiriza ati nubwo ari mu bibazo ariko mamize ko Yesu wanjye abahari ariko rero kiba ari ikintu gikomeye kubona umukecuru nk'uyu yavuga ati nizeye Yesu ariko ugasanga abasore nkatwe cyangwa se undi muntu unakomeye kwizera umwami Yesu ni ibintu adashobora ni ikintu umukecuru umuntu yamwigira ikintu gikomeye cyane akavamo nta mbaraga zo guhunga afite ariko akavamo ari muzima kubera Yesu nk'uko abivuga. Ni Big Town TV twari mu karere ka Bugesera aho hari abaturage basenyewe amazu imihanda irafungwa bimwe mu zirimo insina n'amasaka birangirika rero tuba tugomba kuba bagira kugira ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubakurikirana umunsi ku munsi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitandukanye mu duce tugiye dutandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe.